nabitinzamo cyane nijoro ubwo Imana yareri inyereka. Imana yanyeretse abantu benshi barimutse mu mazu yabo yarabaye amatongo. Imana irambwira ngo nayo mwijuru irababaye. Imana yambwiye ngo niyo mpamvu utazigera ubasha guhagarara imbere y'umwanzi wawe. Azakugiraho ubasha ibihe byose kubera yuko wimuye Imana uje kubarana nawe. Umunsi w'Uwiteka uraje, igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kiri bugufi. Imana yo mwijuru ivuganye nawe akanya ngo niyo mpamvu abanzi bawe baje kukugota, nibamara kukugota wihindura uko utari, witwara uko utari, ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, wongera ifatanya n'abanyamahanga, wongera ujya gushakisha izindi mana z'abanyamahanga ndetse uzigendana nazo, wongera ukorera ibigirwamana byawe urabyubararira. Imana yambwiye ngo nukuri. Haleluya. Ibi bihano byose biri muri iri jambo rya nyiri jambo bigiye bihuza nuko Irani yavuze yuko ishaka gusiba ku ikarita Isiraheli yisi. Isiraheli ntizongere kwibuka ukundi. Sanga rero ibyo Irani ivuga ntaho bishaka kubihuza no kubabwira ngo igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo kize gute kiri bugufi, kandi igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kiri hafi. Haleluya. Ubwo abantu benshi muri iyi minsi bamaze kugira gute kwihugiraho, abantu benshi bamaze kumva yuko bidashoboka. Ariko najya tuganira kuri intambara ya Irani na Isiraheli, dusanga nta kintu na kimwe Bibiliya yavuze cyangwa se ijambo ry'Imana ryavuze, byose biri hafi gusohora. Dusanga nawe wa mukobwa we, wa mubyeyi waje kubarana nawe, wowe wimuye Imana ngo ukeneye kugirirwa neza n'Imana. Imana iravuze ngo nukuri abanzi bawe Imana iraje kandi ije kubarana nawe. Ureba aho wimuriye Imana, wimuye Imana wa mukobwa we, wimura Imana wa musore we, wamaze kwimura Imana yawe wumva ntacyo bitwaye, ubabanyira nzihanejo ko Yesu aje bitunguranye, urajya hehe? Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Wowe dukunda kandi gukurikira ijambo ry'Imana cyo ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo umugisha w'Imana rero nubaye namwe kandi ineza y'Imana ibarimo ndetse n'abanyu bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese mukamwumva urimo ndi kuvuga, ariko kandi nawe bazarusobanurira uzumve yuko ngusuje kandi nkwifurije kugirirwa neza n'Imana. Ngize umugisha rero wo kubonana n'umukozi w'Imana twari tudaherukanye, ariko dushimira Imana yuko yamurinze natwe ikaturinda. Reka tumuhe ikaze dukomeze tuganira gutyo cyo gusa no kugira ngo ubaye natwe tuze gutangira na buno butumwa tujyane ku musozo. Clarisse uraho neza? Muraho cyane. Mabrez uraho? Muraho neza. Amakuru ki? Amakuru ni meza, turashima Imana yo mu ijuru. Mama Daniela. Yego. Urakomeye? Ayose. Maze kuba umuntu mukuru cyane. Ndashima Imana. Yego. Twishimiye ko nawe kuri uyu munsi. Nanjye ndishimye kongera kuboneka imbere y'ubwoko bw'Imana, imbere y'ikamera, imbere y'abakunzi b'Umusaraba TV, imbere y'abakunzi w'Imana. Nongeye gushima Imana ko nongeye kuboneka imbere yanyu. Imana ishimwe. Iminsi myinshi cyane, iminsi myinshi iciyemo, ariko mugire ngo mba naguye da. N'ubundi mba ndi mu kazi, sibyo ko nyine kuba ntaboneka kuri kamera, ariko na Nepo ntabwo ababoneka. Nepo se ntabahari? Ya Nepo we araboneka, ariko ngewe nari maze iminsi ndi mu kandi kazi k'umurimo w'Imana, andi mavuga butumwa yandi, ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi nza kurangurura. Ariko nari mfite byinshi byo kuvuga, niyo mpamvu nabuze nereka mbe ngabanije nibura ahari haraba Imana yagira gute yarokora. Abantu benshi bagiye bakumbaza mbaza ati Clarisse ko tumukunda, Clarisse asigaye aba hehe, ese byagenze bite? Amakuru ni meza, ahubwo amakuru ni meza, ariko abantu bisuhurize. Abantu ndabashuje mu izina rya Yesu, abakunda kubw'Imana Clarisse, abakunda ibiganiro bigenda bica kuri iyi channel y'Umusaraba TV, ndabashuje mwese. Yesu nashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Ntaho najya hari kandi uko mu nkunda nanjye ndabakunda, ariko ngiye simbakunda nkuko Yesu abakunda. Ariko mu izina rya Yesu nanjye ndabakunda, kuko impamvu mbakunda niyo mpamvu mbangarutse kugira ngo mbashe kubabwira iby'ubwiru bw'Imana. Rero ntaho mba nagiye mbanza, kandi nta nubwo nteze kuzava itangazamakuru, kuko ahangaha niho duhurira, niho tubonanira. Hari abatuye hirya no hino, ndashuhuza abari mu mahanga iyo ngiyo, Rwota Amasimbi,
ibihugu byose bijya bitandukanye, imigabane yose igiye itandukanye, hose tujye tuhafite inshuti n'abavandimwe. Imana rero ibahe umugisha, ndabashuje mu izina rya Yesu. Siniye mbarondora amazina muri izi, muri benshi munkurikirana. Imana ibahe umugisha, ndabashuje mu izina rya Yesu. Yego, natwe turakwikirije mu izina rya Yesu Kristo, kandi muri kano kanya nkwikirije mu izina ry'abakunzi tutazi umubare wabo, ariko buri wese ahari yumve ko mwikirije, kandi nawe abyandike muri komite avuga ati Clarisse azamure akantu k'ikiganza avuga ati ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Yes, Clarisse rero Imana iguha umugisha cyane, ntabwo tujya dutinda mu bintu byinshi cyane. Uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa. Imana igiye gutuma ubutumwa butandukanye, ugihugura, iguha impuguro, ugahugura abantu, ariko byose bigamije kugira ngo abantu bazabone ubugingo nk'uko misiyo Yesu Kristo yavuze cyangwa se yadusigiye iri. Icyazanye Yesu no kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwinshi. Abagomba kubona ubugingo ni njye nawe. Clarisse rero Imana igiye gukoresha muri ubwo buryo. N'uyu munsi ndi kuvuga ngo Imana yongere gukoresha iby'ubutwari nk'uko igiye gukoresha iby'ubutwari, kandi Imana nawe iguha umugisha, ugendera abandi, nawe ntigusiga mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nshaka gutinda cyangwa guteba, ahubwo reka mvuge ngo reka nguhe umwanya usenga Imana. Numara gusenga Imana, ndabizi ko ufite igiseke kinini, ntabwo ari agaseke, ni igiseke kinini cyane. Yego. Ndabizi neza ko kirahari. Icyo ndi hano nanjye ni ukugira ngo nicare, icyo nzi ko ndi burye ngahaga. Amen. Senga Imana, ukunga kuyo uragenda uko nguko. Amen. Imana ibahe umugisha, reka dusenga Imana dutangire. Cunguza uburyo mwete. Data wa twese mu izina rya Yesu, uri Imana idukunda kandi dufiteho umugambi, uri Imana y'anyabutware n'ubushobozi bwinshi. Niyo mpamvu umuririmbyi waririmbye ngo kera bakwiringiraga bahoraga mu mahoro, natwe tugufite nta wundi murengezi twifuza. Turagushimira ko nta wundi murengezi twifuza tugufite. Turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu ukabana natwe. Warinze itorero, urinda abakunzi b'Umusaraba TV, urinda ubwoko bwawe aho buherereye hose mu migabane yose igiye itandukanye. Urinda Mwami Imana uyu muyoboro ubera amaso, kuko hari indi miyoboro yamaze gukurwaho. Tunagushimira cyane kuko uyu muyoboro nyakora ngo Imana ukiyufiteho umugambi. Turagushimira Mwami waba mu gitare cy'amahanga ko wongeye kunyemerera ukangira icyizere cyo kuboneka imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe. Ndagushimira ku bwa Nepo ko wamurinze, ukamubera Imana, ukamubera amaso. Twongeye guhura dushima izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, tuvuga izina ryawe. Data wa twese mu izina rya Yesu, Data nyir'ubutware Mana idahinduka, turakurebekire sire, turagushimiye Mwami wanjye rero gitare cy'amahanga. Ubaye ngombwa yuko Mwami wera wa Isiraheli mpagurukije kugira ngo nze ndangure mbwira ubwoko bwawe. Nyemerera ntaba ari jyewe Clarisse, ntaba ari Nepo, hagaragara izina ryawe rikorera muri twebwe. Rere wirebo Data wa twese, nyemerera Mwuka w'Imana atangirane natwe, asozanye natwe. Nyiringabo Imana ya Isiraheli, ndagutaka mbikugira muri aka kanya imitima y'ubwoko bwawe yose uyireherezeho. Mwami Imana ishobora byose igitare cy'amahanga, ntaba ari yo, ahubwo wowe uze gukorera muri yo. Unyemerere Data wa twese Imana ufungura amatwi ubwoko bwawe kugira ngo yumve iby'ubwiru bwawe, kandi ntihababe babura baje imbere y'amaso yawe. Iki kirere reka kibe kizima, tucyumviremo imbaraga z'Umwuka wera, ubwami bwawe buze bubane natwe aka kanya muri byose. Utangirane natwe, usozanye natwe. Turagushimye kuko uri Imana igiye gukorana natwe iby'ubutwari. Turagushimye Mwami Imana ko ugiye kwirangurura nk'Imana y'anyabutware. Urakoze Yesu, turakushimye. Haleluya. Mu izina rya Data wa twese mbisabye mbyize urakoze. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turashimira Imana yari yo mu ijuru ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashimira Imana ko yongeye kungira icyizere cyo kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko yongeye kumpa iki cyizere. Rero ntabwo tuje aha ngaha gukina cyangwa se tuje kuvuga amasigara cyicaro, tuje gutumika cyangwa se tuje kurangurura tubwira ubwoko bw'Imana. Aha rero Imana ibaha umugisha. Tugiye gutangirana namwe rero kugira ngo mukuri muntize ayo matwi, kandi muntize izo nguriza imitima yanyu kugira ngo mubashe gufata cyangwa mubashe kumva, kugira ngo uwumva kumvira azarya ku byo kurya byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ndaje rero ndi Clarisse. Nukuri rero ntabwo najya kure y'umugoroba wanjye. Nubundi twicaye mu mugoroba w'isaha 12:30 turi kwegereza igicuku. Nakubaza ngo aka kanya uhagaze he muri iki gicuku? Aya masaha asigaye cyangwa se iminota isigaye muri ayikora muti. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero ndumva tugiye gutangira, twatangirana namwe kugira ngo dukomezanye uru rugendo. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Haleluya. Muririmbyi yaremye ngo ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka, aje kudutwabira tubane mw'ijuru. Kwirembo Yesu ari kwirembo,
nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Haleluya, Imana ishimwe. Ibyerekana kuza kwe biri hafi kuboneka cyangwa se biri hafi kubagira gute byenda kuboneka. Imana yacu nishimwe cyane. Ngewe rero ndi kubirebesha amaso y'umwuka wera nkabibona cyane byegereje bigeze hafi. Ese wowe uri kubibona ute? Wowe uri kubona ari nta kibazo? Wowe uri kubona ko Yesu avuze ngo ku irembo Yesu araje? Ese kwaje ageze ku irembo inzu y'umutima wawe ihagaze ite? Ese aka kanya Yesu naza aragusanga he? Ese nakomanga ahura mukingurira? Haleluya. Rebo kiresi y'amando ibyerekana kuza kwe biri hafi kuboneka. Ejo muri twaza tuganira n'umuntu ku mateka ya Isiraheli, tuganira kuri intambara ya Irani na Isiraheli, dusanga nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe Bibiliya yavuze cyangwa se ijambo ry'Imana ryavuze, byose biri hafi gusohora. Dusanga igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kiri bugufi. Haleluya. Yesu muri Matayo yaravuze ngo ubwo muzabona ishami ry'umutini ryongeye gushibuka, muzamenye ko kugaruka kwanjye kuri hafi. Umutini washibukaga Isiraheli cyangwa ishami ni ira ishami ni Isiraheli. Ryashibutse cyangwa riri guhora? Ryarashibutse. Iryo shami ubwo ryashibutse kugaruka k'umwami Yesu kuri hafi. Nicyo kimenyetso yasize avuganye. Urabihuza gutera ziriya ntambara ziriya? Ndabihuza nuko Irani ngo sinzi ukuntu mbyinjiyemo ntabwo mbizi, ariko reka mvugaho gato cyane. Haleluya. Impamvu mbihuza nuko Irani yavuze yuko ishaka gusiba ku ikarita Isiraheli y'isi. Isiraheli ntizongere kwibuka ukundi. Sanga rero ibyo Irani ivuga ntaho bihuriye, ntabwo byakunda, kuko Isiraheli itegereje kugaruka k'umwami Yesu. Kuko iby'ubuhanuzi bwa ririya shami ryarashibutse, Isiraheli yarongera agendwa turwa, hasigaye kugaruka k'umwami Yesu. Rero ntabwo rero Irani byayihira. Yego. Haleluya. Imana ishimwe rero. Haleluya. Nashaka kubihuza no kubabwira ngo igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo kize gute kiri bugufi, kandi igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kiri hafi. Haleluya. Ubwo abantu benshi muri iyi minsi bamaze kugira gute kwihugiraho, abantu benshi bamaze kumva yuko bidashoboka, ariko najya nkubwire ngo igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kize gute kiri bugufi. Niyo mpamvu muri mbyavuze ngo ntihazabura intambara, nta nubwo amahoro azigera aboneka, kereka umwami Yesu aje gukuraho iki, azagukuraho ibyago n'urupfu. Imana yacu nishimwe rero. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana n'ubundi nepo dukomerezeho kugira ngo mbashe kubisobanura neza. Ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza ibice byaho 2 umurongo waho wa 11 urageza kuri 15. Abacamanza ibice 2 umurongo wa 11 urageza kuri 15. Umva icyo Uwiteka avugana natwe. Mu izina rya Yesu. Abacamanza ibice 2 umurongo wa 11 tugere kuri 15. Yego. Abisiraheli batandukana n'Imana irabahana. Yego. Nuko Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali. Yego. Bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Bakurikiza izindi mana z'abanyamahanga. Yego. Babakikije bakazipfukamira, barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka bakorera Bali na Ashitaroti. Yego. Maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisiraheli, abagabiza abanyazi babanyaga kandi abahana mu babisha babo babakikije, bituma batakibasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Ariko bajyaga hose, aho bajyaga hose Uwiteka yabatezaga ibyago nk'uko yababwiye, akabarahira, bariheba cyane. Haleluya. Rekera aho ngaho mwiho kugira ngo tubanze gusobanurira iby'iri jambo mbisanisha n'iby'Imana yanyeretse byose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana kandi nawe Imana iguha umugisha. Ngo nuko Abisiraheli bakora ibyanga n'Uwiteka, bakorera Bali. Bimura Uwiteka Imana yabo yasekuruza yabasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, barazipfukamira, barakaza Uwiteka. Haleluya. Yesu Imana yambwiye ngo nepo ibi bintu nabitinzamo cyane nijoro ubwo Imana yareri inyereka. Imana yanyeretse abantu benshi barimutse mu mazu yabo yarabaye amatongo.
Imana irambwira ngo ubu bwoko mu by'ukuri yabukuye muri Egiputa. Wibuke Imana yagukuye, nanjye nibuka Imana yankuye. Imana yadukuye mu bintu bikomeye cyane, yadukuye muri Egiputa zitandukanye. Egiputa y'ubusambanyi, Egiputa y'ubujura, Egiputa y'ibintu byinshi cyane bijya bitandukanye. Uyu Imana yo mu ijuru irambwira ngo wibuke mama, wibuke aho Imana yagukuye, nanjye nibuka Imana yankuye. Tumaze kugira gute Imana imaze ngo kugira gute Imana imaze kudukura muri Egiputa y'ibyaha, imaze kudukura muri Egiputa y'ibibazo, twongera tugira gute tugeze imbere turibagirwa, twongera tugomera izina ry'Uwiteka, twongera tugomera Imana yacu, twifatanya n'andi mahanga. Urugero nk'abantu wenda bamaze kugirirwa neza n'Imana, Imana aho yagukuye, wenda wari wambaye ubusa, wenda wararaga hanze, wenda wari wabuze minerivare ku ishuri, wenda ni byinshi. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo wowe aho Imana yagukuye urahazi, wamaze erebo, Imana yamaze kugukura hariya hantu, imaze kugukuraho biriya bintu, imaze arayigukuye naho gukikije, wongera kwifatanya n'andi mahanga, wongera gusubira Lodebayi, wongera ubona aho uhagaze ntabwo haberanye nuko no gukora umurimo w'Imana, wihindura uko utari, witwara uko utari, ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, wongera ifatanya n'abanyamahanga, wongera ujya gushakisha izindi mana z'abanyamahanga ndetse uzigendana nazo, wongera ukorera ibigirwamana byawe urabyubararira. Imana yambwiye ngo nukuri. Haleluya. Ibi bihano byose biri muri iri jambo rya nyiri jambo bigiye kugusohora hatabuzemo na kimwe. Aka kanya nutiyarura ngo wongere ugaruka usubiza amaso inyuma, uvuga ngo nubwo ndi muri ibi bintu Imana yampaye, nubwo ndi muri urugo Imana yampaye, nubwo mfite urubyaro Imana yampaye, nubwo ubutunzi mfite arubwo nakuye ku Uwiteka, ariko hari ibyangwa n'amaso y'Imana ndi kugenda nkora, wongere usubire inyuma. Numara gusubira inyuma wongere wibuka aho Imana yagukuye. Uwiteka Imana yambwiye ngo benshi bongeye kwifatanya n'andi mahanga, bajya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bimura Imana mu mitima yabo, bimika ibigirwamana. Ibigirwamana ni byinshi. Ibigirwamana ntabwo ari iby'abarozi gusa, ntabwo ari iby'abapfumu gusa. Ibigirwamana hari ikigirwamana cyaba amafaranga, ibigirwamana byaba ubutunzi. Wimitse ibigirwamana, ikigirwamana cy'ubusambanyi, cy'ubujura, wajya kwifatanya n'andi mahanga kugira ngo ushakishe byinshi. Wafata utwo duke Imana yaguhaye ko Uwiteka Nyiringa Imana byose aje kubibarana nawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo bagize gute bamaze kwimura Imana bifatanya n'andi mahanga. Ureba umuntu muri kugendana aka kanya mama, ureba umuntu uri kugendana nawe, wimuye Imana yawe, ntugisenga, ntugikora umurimo w'Imana uko bikwiriye, ntabwo ugihindura umushyitsi imbere y'Imana. Gukora ibyangwa n'amaso y'Imana ni ibintu bikoroheye. Uragotomera ibyaha nk'ugotomera amazi. Uwiteka aje kubarana nawe. Reba aho wimuriye Imana, numara kureba aho wimuriye Imana, uhagarara aho ngo avuge ngo Mana birashoboka ko nakwimuye. Aho wimuriye Imana urahazi, aho wayimuriye urahazi. Wimuye Imana mu mutima wawe, uragenda wimika bya bindi byose byangwa n'amaso y'Imana. Haleluya. Herere wirebo, Imana yamwe nguje kubarana nawe. Umunsi w'Uwiteka uraje, igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu kiri bugufi. Ibyo Imana yadusezeranije byose Uwiteka Imana yavuze byose biri hafi gusohora, kandi mugiye kubona ineza y'Imana. Abantu bumvira Imana uyu munsi Uwiteka aje kubagarukaho, ariko nutumvira Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana iraje kandi ije kubarana nawe. Ureba aho wimuriye Imana, wimuye Imana wa mukobwa we, wimura Imana wa musore we, wamaze kwimura Imana yawe wumva ntacyo bitwaye, ubabanyira nzihanejo ko Yesu aje bitunguranye, urajya hehe? Imana yacu nidutabare. Imana yo mu ijuru ivuganye namwe ngo namwe ntimugasezerane kabiri, namwe ntimugasezerane n'abene icyo gihugu, ariko ntimwanyumviye. Haleluya. Niki cyatumye mukora mutyo? Nanjye nicyo gituma mvuga nti sinzabirukana imbere yanyu, ahubwo bazababera nk'amahwa ahanda mu mbavu, kandi imana zabo zizababera umutego. Imana yacu niyo mpamvu ubona usenga ntibiveho, ukabona kubera ko wimuye Imana muri wowe. Niyo mpamvu ubona mutagenda neza, business yawe ntigende neza, ugasenga ukabona umwanzi wawe ahubwo ari kurushaho cyane gutera imbere, kubera yuko wamaze kwimura Imana muri wowe. Umaze kwimura Imana muri wowe ujya kurwana n'umwanzi wawe, nta kuntu wamutsinda. Wanamaze kwimura Imana muri wowe, nta kuntu wamutsinda. Wanamaze kugira gute kwitandukanya n'ubuntu bw'Imana, butandukanya n'ubwiza bw'Imana. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe kanya ngo niyo mpamvu abanzi bawe baje kukugota. Nibamara kukugota bazakugira gute? Bazakumira bunguri, kuko wamaze kugira gute gutakaza ubuntu bw'Imana. Wamaze kuva mu kw'Imana, utandukana n'ubushake bw'Imana, utandukana n'urukundo rw'Imana, ujya kwifatanya n'andi mahanga. Bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, nawe urabikora kandi witirirwa izina ry'Imana.
aho bari mu masengero bararirimba, abo n'abaririmbyi, abo n'abapasiteri, abo n'abashumba, abo n'abavuga butumwa. Newe wa mukristo wenda kubwira ngo igihe wari umaze kwemera ko Yesu Kristo kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wamaze kumwimura, urebe ugihamagarwa aka kanya, ese uracyahagaze nk'uko wari uri? Aka kanya uracyavuga izina ry'Imana bikemera? Niyo mpamvu gisenga ukabona ntibigenda. Herebo kireski yamando, ntabwo Imana izakurebe kiresire, izagukiza abanzi bawe. Ntabwo Imana izagukiza uriya murozi ukugenza. Ntabwo Imana izagukiza, ntabwo Imana izubaka rugo rwawe. Ntabwo Imana hoya, ntabwo Imana ishobora gukorera mu mwijima. Banza uteretse Imana, ubanze wongere wimika Imana mu mutima wawe, ukurema ibigirwa Imana, usenya imbaraga zibitavuga izina ry'Imana. Wongere ubwira Imana ngo birashoboka ko nakwimuriye mu busambanyi, birashoboka ko nakwimuriye mu bujura, birashoboka ko nakwimuriye mu ntege nke, birashoboka ko hari ahantu henshi mwagiye mwimurira Imana. Wongere ubwira Imana ngo Mana herere bokireski yamando, noneho ndagarutse, ugira ngo ndwanirire izo ntambara uri kurwana. Ubanze urebe, ese ndi kumwe n'Imana? Ese ntabwo nivanze n'andi mahanga? Ese ntabwo nagiye gukorera ibigirwamana? Ese ntabwo nagiye kubararira ibindi ibigirwamana byaba boss wawe gukorera? Igirwamana cyaba amafaranga, ibigirwamana ni byinshi. Wa mukobwa aho ntabwo wagiye kubararira ikigirwamana cy'umusore kugira ngo abashe kugukunda. Ndagira nkubwira ngo wimuye Imana. Imana yo mwijuru irababaye. Imana yambwiye ngo niyo mpamvu utazigera ubasha guhagarara imbere y'umwanzi wawe. Azakugiraho ubasha ibihe byose kubera yuko wimuye Imana. Nta mbaraga z'Imana zikiri muri wowe, nta mbaraga z'Imana zigikorera muri wowe. Wimuye Imana yawe, wimura Isiraheli, wimura izina ry'Uwiteka Imana kuri wowe. Iyo ugiye mu banyamahanga umera nkabo, wagera mu bakristo ukamera nkabo, ntabwo ukonje ntunabize. Imana yambwiye ngo ije kubanana nawe. Ariko aka kanya ni wumvira Imana, ukava mu byangwa n'amaso y'Imana, ugava mu bidatunganye, ukareka mu kwimura Imana. Uwiteka aje gukora nawe by'imbaraga. Ngo uracuruza ugahomba, ubanze urebe niba neza mu kw'Imana ubihagazemo neza. Ese ntabwo wagiye kwirwanirira? Ntabwo uri gukora nk'uko runaka akora? Ntabwo wimuye Imana muri wowe? Rerebo kireski yamando, hari benshi muri iyi minsi bitirwa ngo n'abakristo barasenga, ariko barimo bakorana n'imbaraga zikuzimu, barimo bakorana n'imbaraga z'abapfumu. Akava mu kw'Imana akajya no mu barozi, akava mu kw'Imana akajya no gushakiriza ahandi. Ndigira ngo ubwire ngo Imana yo ntabwo ihishwa. Uwiteka Imana yera ya Isiraheli aje korana nawe, wa mukobwa we, wa mubyeyi waje kubarana nawe. Wowe wimuye Imana ngo ukeneye kugirirwa neza n'Imana. Imana iravuze ngo ni ukuri, abanzi bawe bazakubera nk'amahwa aguhanda. Rebo kiresire mu mbavu, herebo kiresire utsindishirizwa kuko wamaze kwimura Imana. Uriyoberanya wowe, wakwiyoberanya kuri Jean Clarisse, ukwiyoberanya cyangwa kuwundi muntu. Ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo herebo kiresiki yamando, ntabwo Imana uzayiyoberanyaho mama, ntabwo Imana wayiyoberanyaho papa, ntabwo wayiyoberanyaho abacururiza ku miti, abacururiza mu manyanga, abarangurira mu manyanga, abarangurira mu bucuruzi budafu. Bise mwiba mu buryo ubushize Imana nyiretse abantu bafite imyunzani. Wowe ujya guhumukiriye ubyo kurya, ugakuraho ikiro cyangwa se ugakuraho inusu cyangwa irobo. Imana yambwiye ngo iyo myunzani yarayibonyije kubarana nawe. Hererebo wujya kurangura ukagenda ubeshya uteka imitwe. Imana ije kubanana nawe. Imana yambwiye ngo ni ukuri, ntabwo ijisho ry'Imana ryaretse kureba. Imana ije kureba kiresire, ije kujezira bikitu tererevome, ije kusaka ikintu cyitwa fraude mu bakozi b'Imana, ije gusaka abantu bitiriwe izina ryayo kuko bamaze kuyimura bimika ibindi bintu. Wowe urafata izina ry'Imana ukajya kurigura icuruza uribeshya. Imana ije kurebeka, ije kubarana nawe mama. Imana irakubwiye aka kanya, Uwiteka yavuganye nawe ngo nanjye nicyo gituma mvuga nti sinzabirukana imbere yawe. Imana irirahiriye ngo nutava mu byangwa n'amaso y'Imana, ureke ubusambanyi, ureke ubweskoro, ureke kubeshya, ureke kujya mu bapfumu, ureke kwirwanirira. Imana iravuze ireruye ngo nukuri, ntabwo izirukana bari abanzi bawe imbere yawe, ntabwo izirukana uriya murozi, ntizirukana uriya musambanyi, ntizirukana iriya nshoreke mu rugo rwawe, ntizirukana uriya mujura, ntabwo izirukana ubu burwayi mu rugo rwawe. Imana yo mwijuru iravuze ngo nukuri, nutimura ibyo wimitse muri wowe, ngo usenye ibigirwamana wubatse, witandukanye n'andi mahanga, uve mu bidatunganye mama, uve mu bidafite umumaro. Uwiteka arirahiriye ngo nukuri uyu munsi ntabwo azirukana abanzi bawe, bazakuhiga bakugenze. Ariko nugarukira Imana uyu munsi, niwumvira iyi mbuzi, ukumvira Imana iri mu gihugu cyo mwijuru, ukumvira Isiraheli, hererebo kireski yamando, hejezira bikiresire, aba banzi bawe ntabwo ari wowe uzahangana nabo. Uwiteka azaza kubakuraho kandi azaza kugutsindishiriza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Aho ngo ntabwo abanzi Imana ishimwe cyane. 15
Haleluya. Aho bajyaga hose Uwiteka yabatezaga ibyago nk'uko yabibabwiye, akabarahira bariheba cyane. Ureba aka kanya bamwe basiga bavuga ngo Imana yarabataye, Imana ntigikora, Imana ntago ibyo yavuze izabisohoza. Benshi barihebye bameze nk'imfubyi, ariko Imana uko yari cyane n'isani kwikiri. Haleluya. Nta jambo Imana yavuze ngo rijye rihera. Ijambo Imana yivugiye ubwayo nepo. Ni ijambo nge nirebeye. Imana iraririnda, ikarihagararaho, ikarindana n'uwo yarisezeranyije, ikarisoza mu gihe gikwiriye. Haleluya. Ngo Abisirayeli ngo bariheba, ngo bamaze kwiheba, ngo bibwira ko Imana yageze gute yabataye. Ntabwo Imana yagutaye mama, ntabwo Imana yagutaye papa, ntabwo Imana yataye itorero, ahubwo nitwe twayimuye tujya kwimika bya bindi byose. Si ngombwa kubirondwa, ariko aho wabyimuriye urahazi, aho wimuriye Imana urahazi. Uyishakana umwete, kuko yavuze ngo abashakana umwete nibo bazagira gute, nibo bazambona. Aho wimuriye Imana iragize gute urahazi. Nanjye aho naba narayimuriye ndahazi. Imana yacu nidutabare. Abisirayeli bagira gute ngo bariheba, baravuga ngo Imana yarabataye. Data wa twese Imana uko yari kera na n'isaha data niko akiri. Nta gacu ko guhinduka ryagenduka ku Uwiteka. Ijambo Imana yivugiye ubwayo igira irindi karisohoza. Nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Ni Imana inesha, ni Imana ibeshaho, ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana isoza amasezerano, ni Imana ni Imana yubaka ingo, ni Imana itanga amafaranga, ni Imana itanga akazi, ni Imana ishobora ibintu byose. Nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Ijambo Imana yivugiye ubwayo igira irindi karihagararaho, ikarisoza mu gihe gikwiriye. Halataku warabikireski yamando kugeza erebokire ngo Abisirayeli ngo bagejeje igihe nepo abanzi kuhagarara imbere y'abanzi babo bibananira. Bari baramaze kwimura Imana. Umuntu wese yamaze kwimura Imana, akimura Imana, akimika bya bindi by'ibigirwamana byose. Ntabwo ibigirwamana ari by'abapfumu cyangwa abarozi n'ibindi. Ikigirwamana cy'abakazi, ikigirwamana cyabo ni byinshi. Nawe urebe ikigirwamana akakanya wimitse muri wowe, wimura umwuka w'Imana, wajya kugirana ubusabane n'Imana, ukagirana ubusabane na Mwuka Wera, ukagirana ubusabane n'ijuru, ijuru rikaguhamiriza. Imana ikamanuka ati mwana wanjye. Uheruka kuvugana n'Imana ryari? Uheruka umwuka w'Imana ryari mama? Uheruka kugirana ubusabane n'Imana ryari papa? Uheruka kugirana ubusabane n'Imana ryari? Wowe urahaguruka ngo ukajya ngo Abisirayeli ngo bageze ubwo guhagarara imbere y'abanzi babo bibananira, bagatsindirwa imbere yabo. Reba ukuntu utsindirwa imbere y'uriya murozi, uraba ukuntu utsindirwa imbere y'intuza y'abadayimoni. Uraba ukuntu Satani agutsinda buri munsi. Ntabwo gihagararana imbere y'umwanzi wawe ngo uvuge ijambo, kubera yuko ijambo Satani yari kunyaze, kubera yuko impamvu yari kunyaze nuko nta mwuka w'Imana ugikorera muri wowe. Wamaze kwimura Imana, wimika bya bindi byose bidafite umumaro. Ibyo byose ntago nirwa mbirondora, ariko Yesu Kristo ari bugufi. Imana iraje herebokiresti yamando. Wowe uravuga ngo Imana yaragutaye, uravuga ngo Imana ntigikora, uravuga ngo Imana ntigishobora byose. Iyi Imana irashoboye, iyi Imana iracyakora, iyi Imana ntaho yagiye. Nta jambo Imana igivuga ngo gira gute ngo rihere. Ijambo Imana yivugiye ubwayo irarisohoza, kandi ikarisohoza mu gihe gikwiriye. Imana yacu ni inyembaraga, yitwa rubasha, yitwa ishobora byose. Ngo Abisirayeli ngo bageze ubwo batabasha guhagarara imbere y'abanzi babo. Ureba aho wagaze aka kanya, ntabwo kibasha guhagarara imbere y'umwanzi wawe, ntabwo kibasha guhagarara imbere y'ubukene ngo uhamirize ko mu ijuru hari Imana igabura, ntabwo kibasha guhagarara imbere y'ubushomeri ngo uvuge ko hari Imana itanga akazi, ntabwo kibasha guhagarara imbere y'umugore wawe ngo uvuge ngo ni ukuri mu ijuru hari Imana itanga abagore, ntabwo kibasha guhagarara imbere y'inzara ngo uvuge ngo wanzara we mu ijuru hari Imana igabura. Ntabwo kibasha guhagarara imbere yo kwambara ubusa ngo uyibwire ngo nubwo nambaye ubusa hari Imana yambika. Ntabwo kibasha, nta mbaraga ugifite cyo kubasha guhamiriza. Ngo Abisirayeli batsindirwa imbere y'abanzi babo bahinda umushyitsi. Waka kanya uhagaze ute? Ndege nkubwira ngo wongere wambara imbaraga, wongere usubizwemo intege mu bugingo, wongere ubwira Imana ngo Mana nakwimuriye muri ibi byose, nakwimuriye mu maganya, nkwimurira mu bidafite umumaro, nkwimurira mu mibabaro, nkwimurira mu kwiheba, nkwimurira mu kwiganyira, nkwimurira mu gutenebuka no gucika intege. Ariko ngwino wongere unyambike imbaraga, wongere ubaranane nanjye, wongere ugendane nanjye. Imana iracyakora imirimo. Ese Yesu Kristo kwaje gutwara itorero, aragusanga hehe? Mbese uhagaze hehe? Urakora iki? Ko igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu kiri bugufi, igihe cyo kugaruka k'Umwami Yesu kiri hafi. Mbese Imana iragusanga hehe mama? Imana iragusanga hehe papa? Ndavugana n'abantu bari hanze mufite ubwoba bw'ibihe n'iminsi, ariko nagira nkubwire, niba warimuye
Imana ibyo byago byose bizagusohoraho. Ariko niba wiciciye ku ijambo rya nyiri ijambo hagurukanye nayo aha hantu muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yo mu ijuru izahagarara nayo kandi izagutsindishiriza, kuko hari Imana igiye gukora iby'imbaraga, hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza, hari Imana ikinesha, hari Imana igitsindishiriza, hari Imana igitanga agakiza, hari Imana igitanga akazi. Haracyari amasaha make, nubwo ari amasaha dufite ari kubarirwa ku ntoki, ariko ayo masaha aracyahari. Yaba ari isaha imwe, yaba ari iminota 30, yaba ari iminota 10, ariko iyo minota iracyahari. Ndaje nkubwire ngo ngwino. Hereta kuwara wirebo kiresti amando Jesus rabe kiresire. Njya nkubwira ngo ngwino kwa Yesu, haracyari ibyiringiro, haracyari ubutabazi. Aka kanya wakongera ukabwira Imana ngo nirashaka ko nakwimuye, ubukene bwatumye nkwimura, ubushomere buratuma nkwimura, inzara ituma nkwimura, njya gusambana, ubukene burankubita, njya kubeshya, njya guteka imitwe nk'uko abantu bose bayiteka. Hererebo ubugomba buranza, njya gushakisha umupfumu, intambara zo mu rugo ziranyica, njya gushakisha kwirwanira, njya gushaka imiti, ariko ubwire Yesu ngo nukuri, aho hose niho nagiye nkwimurira. Enda ngwino ngaruke wongere. Herebo Kristiamando, wongera usubize intege mu bugingo bwanjye. Imana yacu nidutabare. Wa mukobwa birashoboka kubukumi bwakuriye, ugashobora kwirwanirira, kuba wajya gusambana, kuba watanga amafaranga ku basore, ibyo bintu ukaba warabikoze. Rero nkubwire ngo wongere ugarukira Imana. Mwijuru hari Imana ifite abasore, mwijuru hari Imana igikora amakwe, mwijuru hari Imana igitanga abana. Mama, nubwo umaze igihe kirekire nta rubyaro, umaze igihe kirubwira Imana ngo Mana, uzaza ryari gumpe guheka. Itangazo ngo utangareje uyu munsi ngo niwongera kwimura biriya byose, ukimika Imana rurema yawe. Imana irazi guha umwana, iguhe konsi, iguhe guheka. Ni Imana itarobanura ku butoni, yampaye guheka ikamakonsa, yitwa ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Ndaje nkubwire ngo wumve ibyiri jambo, nyiri jambo yavuganye nawe ngo Abisiraheli ngo baracogora bacika intege, ngo babona ko Imana yabataye, barabese ku buryo ngo bageze igihe bahagarara imbere y'abanzi babo, abanzi babo bakabanesha. Njya nkubwire ngo umunsi ugarukira Imana. Mama, aho wimuriye Imana urahazi, aho wagendanye n'abadayimoni urahazi, aho wisanishije nabo, aho wagendanye n'abanyamahanga bakakwigisha indi mico, aho wiganye abanyamahanga bakakwigisha kunywa inzoga, bakakwigisha gusambana, bakakwigisha kujya mu barozi no mu bapfumu, ahubwo ngo nucinzira ugacinge uzabona ibi. Ugarukira aho ngaho. Imana yo mu ijuru iragukeneye. Aho wimuriye Imana, aho hagiye ikigirwamana, niho hari urusengero rw'Imana. Aho hagiye icyo kirwamana, niho hari inzu y'Uwiteka. Aho icyo kirwamana cyicaye, niho hari inzu ya nyiri inzu. Uwiteka Imana aragushaka. Wongera ukuri wiyambura ibyo byose, ukuri ibyo byose muri iyo nzu. Inzu yawe yabaye amatongo. Wongera ugaruke ubwira Imana ngo Mana, mu gahe gato gasigaye, mu gihe numva uje gutwara itorero, wongera uvugane nanjye, wongera ubane nanjye. Imana izakugirira neza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Imana yamwishyura baha umugisha. Ariko rebokireskire amando rabekireskire kandi ndagira ngo rebokireskire rebokire tutererezo retaye kubwire ngo Yesu araje. Hereta kuwara wirebokireskire yakubwire ngo Yesu araje, kandi ubwaje ntabwo aza wenyine, azazana n'ingororano kubamwiringiye. Hererebo aje afite ingororano ku basore bamwiringiye, aje afite ingororano ku babyeyi bamutegereje, aje afite ingororano ku bakobwa bamurindiriye, aje afite ingororano. Yesu ntabwo aje wenyine yemwe. Hererebo kiresire njya nkubwire ngo aka kanya ube maso nanjye mbe maso. Uwiteka araje. Imana yacu nishimwe. Abantu benshi muhugiye ku ntambara, ibi byose Yesu yagiye abivuga, ibi byose Yesu yagiye abivugaho, ariko wambwiye ngo nukuri uyu munsi Yesu araje. Wa kakanya washubijwe mu intege ukambara imbaraga ku Mwami Yesu Kristo kwaje. Hererebo kiresire Yesu ageze ku irembo, harimo arakomanga. Mama, Yesu ageze ku rugi rw'umutima wawe, harimo arakomanga wa musore we, harimo arakomanga wa mukobwa we. Hererebo Kristiamando rabikirasire. Yesu ari gukomanga, arashaka kwinjira. Yesu arinjira, nasanga baramwimuye, arinjira hehe. Ndagiye nkubwire ngo uyu munsi ari wo munsi wongera gusubizwa minege, wongera uce bugufi, ubwira Imana ngo Mana, ngwino wongere ube muri je, ngwino wongere ukorere muri je, ngwino wongere ugendane nanjye. Uyu munsi Yesu arabagirira neza kandi arabaha umugisha. Uko ni Uwiteka avuganye nawe. Hererebo Kristiamando Jesus rabikirasire. Haleluya. Imana ishimwe. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Urakoze cyane kubw'ubutumwa utambukije. Yesu Kristo rebo kirasire. Haya ya Rabbi.
Mana ishimwe. hahirwa uwumva ubuhanuzi bw'igitabo akabwitaho icyama twese tukumva icyo umwuka ari kuvuga muri kano kanya kandi tugahinduka tukamera nka za mbuto zabibwe mu butaka bwiza tukera imbuto tukagaragariza n'abandi. Imana ishimwe cyane kandi Imana yaranguye. Uyu munsi wasanga ari umunsi wanjye wo kumva, wasanga ari umunsi wo kumva, ariko rero reka twere kuba nk'aba bandi bumva ibintu bakabisigaho bari bari. Clarisse, Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikomeze kuba mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha namwe murakoze. Icyama tukagendana n'Imana, icyama mukumvira nanjye nkumvira, tukazajya kujya byo bintu byo mu gihugu cyo mu ijuru, ariko najya mbabwire ngo Imana yacu niza ntabwo izaceceka. Imana ishimwe. Rero reka tugane ku musozo ko wagushaka yakona kuze duhe nimero zawe za telefone dusengera Imana. Nimero zanjye za telefone 0780 63 76 37. 0780 63 76 amazina ni yayandi. Munshaka dusenge. Ni ukuri mfite ibintu byinshi ufite amatwi yumva ibyo umwuka abwira amatorero, mumpamagare twumve icyo mwumva icyo umwuka babwira, kandi nzi neza ko nukuri nimutagwisari muzasarura. Imana ibaha umugisha. Ni karibu n'isengesho. Data wa twese mu izina rya Yesu, nyaguhora ku ngoma Imana Isiraheli, nkweretse iyi mitima yumvise ibyiri ijambo ryawe, munyemerere Kristo mwana w'Imana urubuto rubibwe abari wowe uruvomerera, rugende data wa twese Imana ishobora byose rukure kandi rwe n'imbuto zikwiriye abihannye. Nyemerera usange buri mutima rumwe wese mwami, ukuvuze uko erebokire si ushaka gukora aba ariko biba mu izina rya Yesu. Sengeye data wa twese Imana ishobora byose umurimo kugira ukomeze kuba hafi, nubwo umwanzi ashaka ko ugibwaho igitutsi kandi nyiringa Imana hari byinshi yamaze kugeraho, ariko haracyari ibyiringiro. Nyemerera uhembura abakobwa n'ababyeyi, uhembura abagabo, uhembure data wa twese itorero ukomeze kubera amaso umurimo wawe. Ndagushimira mwami wera wa Isiraheli. Rero mvuze iby'ubwiru bwawe Kristo, ndarangura urivugira. Unyemerere data wa twese rero nyir'ubutware, ubwoko bwawe ntibubabura baje, ahubwo unyemerere haboneke umusaruro uva irahera. Gabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa. Ndagushimiye kuko uri Imana ikoze iby'imbaraga, mwami Imana, kandi ndagushimiye kubohoye ubugingo bwa benshi. Ni mu izina rya data wa twese musabye mbyiza urakoze Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Reka tuzasubira kandi wakoze cyane. Urakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Amen.